Ndabasuje mwe mwese mukomeje gukurikirana Urusaro TV. Urusaro TV ni chaîne ushobora kurikira ibereye mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Muze tuje kuvuga ku ndwara y'impyiko. Impyiko ni uburwayi bwibasira umubiri, umuntu akaba yatakaza n'ubuzima. Impyiko ni urugingo rw'ingirakamaro cyane mu mubiri w'umuntu, dore ko ushobora kuba warwara iyi ndwara ukaba wabura n'ubuzima. Uyu munsi tugarutse tuje kuvuga ku bintu bitanu ushobora gukora ukaba watandukana n'ubu burwayi. Ni mu kanya. Yego, icyakora abantu bahura n'akaga gakomeye ku magara yabo, maze impyiko zabo zikananirwa gukora umurimo wazo, bikababera intandaro yo kurwara indwara zitandukanye. Yego, Medical News Today itangaza ko impyiko ziri mu ndwara za mbere ku isi zitwara amafaranga menshi, nyamara hari ibintu bitanu byoroshye umuntu yakora akaba yatandukana n'iyo ndwara. Yego, abahanga mu buvuzi bavuga ko ku kigereranyo cy'uburwayi bw'impyiko mu bihugu byo muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara giteye ubwoba kurusha uko byigeze kumera. Icyambere, kunywa amazi menshi. Uramutse unyweye ibikombe cyangwa ibirahure 8 by'amazi ku munsi, uzarinda impyiko zawe cyane ku burwayi burimo nk'impyiko, diyabete, uburwayi bwo gutakaza utunyabugingo tw'umutuku mu maraso n'izindi zitandukanye. Icya kabiri, gabanya kunywa inzoga, uve ku itabi. Nuramuka uvuye ku itabi ukava no ku nzoga, ibi bizakubera byiza kuko bizakurinda kurwara indwara y'impyiko ndetse bigatuma utarwara n'izindi ndwara zitandukanye. Mu Rwanda hari ubukangurambaga bwo kugabanya inzoga bwiswe tunywe less, kuko nuramuka ugabanyije inzoga mu mubiri wawe bizakurinda kurwara indwara zirimo nk'umwijima, impyiko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Icya gatatu, koresha imiti neza. Muganga naguha imiti ubanza umubaze neza uko iyo miti uzayinywa, umubaze uko uzayinywa neza, kuko burya ngo imiti nayo kuyinywa nabi biri mu bintu byangiza impyiko z'umuntu. Kandi irinde kugura imiti mu muhanda, irinde kugura imiti uko ubonye, banza ugisha inama, ubaze neza iyo miti uko inywebwa, bizakurinda kurwara indwara y'impyiko. Icya kane, fata ibipimo n'ibizamini byibura mu mubiri wawe mu buryo buhoraho. Ikindi kintu buri wese agomba gukora ni ugukoresha ibizamini no gufata ibipimo byo mu nda inshuro nibura imwe buri myaka 2-5. Icya gatanu cyagufasha kwirinda impyiko, kora siporo. Siporo ni imyitozo ngororamubiri, kimwe n'icyo twahereyeho cyo kunywa amazi ahagije. Gukora siporo no gukoresha umubiri wawe ni umuti, ni urukingo bikomeye ku ndwara nyinshi zitandukanye zirimo impyiko n'izindi zitandukanye. Abahanga mu buvuzi n'amagara bavuga ko burya gukora siporo byibura iminota 30 ku munsi byagufasha kwirinda indwara y'impyiko. Kugenda n'amaguru, kwiruka, gutera ibirenge, gusimbuka umugozi, gukina umupira n'ibindi byinshi birimo byagufasha kwirinda uburwayi bw'impyiko n'ibindi byago byose birimo kurwara bikomeye, gufasha kwirinda iyi ndwara y'impyiko. Kora subscribe, like, share and comment. Wibuke gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification zose tukugezaho.